Muraho neza nshuti bakunzi ba Mugisha TV. Muri ikiganiro cy'uyu munsi tugiye kwinjira mu mateka y'urukundo rurenze ukwemera rw'abantu basanzwe. Ni amateka y'umukozi w'Imana Desire Habyarimana n'umugore w'ikiyange Adadarlene. Uyu munsi tureba uko Imana yeretswe uyu mugore mu nzozi umugabo bazabana hakiri kare cyane, ariko bigasaba imyaka 6 yose yo gutegeza no guhisha iryo banga kugeza igihe Desire ubwe yaje kwitinyuka akamubwira ko amukunda. Niba ukunda amakuru ajyanye n'iyobokamana, kora subscribe hano kuri Mugisha TV kugira ngo amakuru tubagezaho umunsi ku wundi ajye abageraho ku gihe. Desire Habyarimana yavukiye mu muryango ukunda Imana. We n'umugore we bose bakuriye mu itorero, aho bakiraga agakiza bakiri batoya bagakura bakunda umurimo w'Imana, kuririmba ndetse no gusenga cyane. Uku gukurira mu rusengero niko kwabatoje kumva ijwi ry'Imana ndetse no kwizera ibyo babwiye, ari nacyo cyaje guhindura ubuzima bwabo bw'ejo hazaza. Ibintu byaje guhinduka mu buryo butangaje igihe umugore yari akiri umukobwa. Umuryango we n'inshuti ze bari bazi ko ari umukobwa usanzwe utegereje igihe. Ijoro rimwe yagize inzozi zikomeye. Imana yamweretse mu buryo budaca ku ruhande ko umusore witwa Desire Habyarimana ari we mugabo bazabana, bakubaka urugo ndetse bagakorana n'umurimo w'Imana. Icyo gihe bose bari abasore n'inkumi bazi ko basangiye umurimo w'Imana, ariko nta kintu cyihariye hagati yabo. Ariko se byagenze bite nyuma y'izi nzozi? Uyu mukobwa ntiyahise yiruka ngo abibwire Desire. Yaritinye cyane, yatinyaga ko bamuseka cyangwa ko Desire yabifata. Yahisemo kubigumisha mu mutima we, abishyira mu masengesho. Imyaka yarahise indi irataha. Umwaka wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, hashize imyaka 6 Desire ataramubwira n'ijambo na rimwe ry'urukundo. Tekeza gutegereza umuntu imyaka 6 yose uzi neza ko ari uwawe, ariko we ntacyo abiziho. Nyuma y'imyaka 6 yose y'amasengesho n'ibanga, igihe cy'Imana cyaje kugera. Desire Habyarimana amaze gusenga no kubona ko uyu mukobwa ari we Imana yamuteguriye, yaje gufata umwanzuro aratinyuka. Ku munsi umwe utazibagirana, Desire yaje kwegera uyu mukobwa, amureba mu maso, amubwira amagambo buri mukobwa wese yifuza kumva: ndagukunda kandi nifuza ko twazabana nk'umugabo n'umugore. Icyo gihe umugore we yasetse mu mutima, ariruhutsa cyane kuko yari azi neza ko igihe cy'Imana yavuze kigeze. Nibwo yaje kumuhishurira ko icyo kintu abiziho hashize imyaka 6 yose, kuko Imana yari yarabimweretse mu nzozi, ariko agatinya kuyimubwira. Urukundo rwabo rwahise rukomera, barasengana, baritegura, nuko baza gukora ubukwe bwiza cyane bwabereye umugisha benshi, bashinga urugo rwabo rushingiye ku kwizera n'ijwi ry'Imana. Kuri ubu urugo rwa Pastor Desire Habyarimana n'umugore we ni ururembo rw'umugisha n'icyitegererezo mu muryango nyarwanda ndetse n'abakristo bo muri iyi generasiyo ya none. Bamenyereweho gushyigikirana cyane, haba mu buzima busanzwe no mu murimo w'ivugabutumwa. Abahungu babiri Imana yabahaye baje gukurira mu muhati w'amasengesho n'uburezi bwiza. Ubu barakuze, nabo bakomeje kuba ishema ry'umuryango. Pastor Desire Habyarimana akunze kugaragaza ko intsinzi yose n'umutuzo afite mu nshingano ze z'ubushumba n'ivugabutumwa abikesha umugore we wasenze akamutegeza imyaka 6 yose. Babanye mu rukundo ruzira usumbana, mu bwumvikane, kandi urugo rwabo rwubatsemo urusengero n'ishuri ry'ubuzima ku bashakanye benshi baza babagana babasaba inama. Reka noneho twinjire mu kintu gikomeye kiranga amateka ya Pastor Desire Habyarimana muri iki gihe n'ingendo ze muri Israel. Pastor Desire ntabwo ajya muri Israel nk'umukerarugendo usanzwe gusa, ahubwo bimaze kuba inshingano ikomeye y'ivugabutumwa ashinzwe. Akunze kuyobora amatsinda y'Abanyarwanda n'abanyamahanga bajya kwizihiza no gusura imva n'ibyanditswe byera muri Israel. Muri izi ngendo akora ivugabutumwa rishingiye ku mateka n'ahantu Nyagasani Yesu Kristo yakandagije ibirenge. Kuva i Yerusalemu ku muryango w'amashami, ku ruzi rwa Yorodani aho abatiza abantu, kugeza ku gace ka Galileya ni Nazareti. Pastor Desire ahabwa umugisha wo kwigisha ijambo ry'Imana riherekejwe n'amateka afatika. Izi ngendo ze zikurikirwa n'abantu benshi cyane,
ndetse n'abakristo bajyana nawe bahamya ko iyo bageze muri Isirayeli bari kumwe na Pastor Desire, ijambo ry'Imana rirushaho kubanduramo kuko afite uburyo bwiza bwo gusobanura ibyanditswe byera bijyanye n'aho byabereye. Ibi bituma ivugabutumwa rye rirushaho kwaguka ku rwego mpuzamahanga. Umuntu yakwibaza ati, ese iyo Pastor Desire ari mu ngendo z'ivugabutumwa hanze y'igihugu, mu rugo n'itorero bimeze bite? Aha niho hahandi hagaragara wa mugore w'igitangaza weretswe umugabo we mu nzozi. Iyo Pastor Desire ari mu ngendo cyangwa mu gihugu cya Isirayeli, umugore we niwe ufasha imirimo yose yo mu rugo, akamubera umusingi mu masengesho ndetse akenshi akanakurikirana imirimo y'itorero n'umuryango. Ubu bufatanye bukomeye niwo kumatira kwabo, bituma Pastor Desire akora umurimo afite umutima utuje kuko azi neza ko inyuma hari intwarane n'umugore w'ubwiza n'ubwenge umusengera amanywa n'ijoro. Amateka n'ubuzima bwa Pastor Desire Habyarimana n'umugore we biratwereka neza ko iyo urugo rwubatswe n'Imana rutsinda ibihe byose. Kuva ku nzozi z'imyaka 6, umugisha w'abana 2 b'abahungu, kugeza ku ngendo z'ivugabutumwa zagutse muri Isirayeli, Imana yakomeje kuba indatwa mu buzima bwabo. Wowe se niki kigushimishije cyane kuri izi ngendo za Pastor Desire Habyarimana muri Isirayeli cyangwa ku rukundo rwabo? Shyira igitekerezo cyawe muri comment, kandi niba ubonye iyi nkuru ari nziza, kora share na like maze dukomeze kubana. Ndabashimiye, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.